bakunze urubuga rwacu rw'amakuru mpamo, reka twongere tubahe ikaze mu biganiro byacu. Tugeze rero muri wa mwanya mbagezaho inkuru ziba ziri kuvugwa cyane, basaba ko mwakomeza no kudufasha ibiganiro byacu mukabigeza ku nshuti ndetse n'abavandimwe, kandi nyaboneka muri komenti mujye mutubwira muti aha mwabikoze neza, aha mwongeremo ibirungo, aha haraburamo iki n'iki. Reka mbagezeho iyi nkuru yo mu gihugu cy'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ihanangirije abagabo b'i Bujumbura batakibasha gutera akabariro kubera ibiyobyabwenge n'inzoga zikaze. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagaragaje impungenge zikomeye ku kibazo cy'abagabo bo mu mujyi wa Bujumbura basigaye batakibasha gukora imibonano mpuzabitsina neza kubera ingaruka z'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'inzoga zikaze. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabitangaje ku itariki 12 Kanama 2025 mu muhango wo gushyiraho General Major Aloys Ndayikengurukiye ku mwanya wa guverineri wa Bujumbura. Uyu muhango ukaba warabereye kuri stade Intwari. Uyu muhango kandi wanitabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo n'inzego z'umutekano, abayobozi b'inzego z'ibanze n'abaturage b'ingeri zinyuranye. Perezida Ndayishimiye yavuze ko mu bihe bya vuba hiyongereye cyane ikibazo cy'abagabo bishora mu kunywa inzoga zikaze no gukoresha ibiyobyabwenge bitandukanye birimo urumogi n'ibindi bintu birwamo imiti itemewe. Kuri w'igihugu cy'u Burundi yaravuze ati, none murabizi ko mu Burundi hari abantu birirwa biyahura. Mvuze kwiyahura mwavuga ngo no kwimanika ku mugozi. Oya, kunywa ibiyobyabwenge si ukwiyahura. Abantu banywa ibiyobyabwenge baba biyahura. Ndayishimiye yasobanuye ko iki kibazo kitagaruka gusa ku buzima bw'umuntu ku giti cye, ahubwo gifite ingaruka ku mibanire y'abashakanye no ku muryango muri rusange. Yavuze ko hari abagore bo mu mujyi wa Bujumbura batangiye kujya gushaka abapfubuzi, abagabo babasambanya n'abandi bagore baba bafite abagabo babasambanya kubera ko abagabo babo batakibasha kurangiza inshingano z'abashakanye. Yaravuze ati, hano hari ibiyoga ku buryo abagabo batagishobora gukora ikintu na kimwe, yemwe n'ingo zarasenyutse. Aha mu mujyi nta terime mufite mu bupfubuzi, none muzi ko biva kuki? Perezida Ndayishimiye yavuze ko uretse gusenya ingo, kunywa ibiyobyabwenge n'inzoga zikaze bituma abantu batakaza icyerekezo ku buzima, bigakurura ubukene, urugomo n'ibindi byaha. Yasabye guverineri mushya gushyiraho imbaraga mu kurwanya ibiyobyabwenge, inzoga zikaze n'ubusambanyi. Yaboneyeho gukebura n'abandi bayobozi b'inzego z'ibanze n'iz'umutekano ko bagomba gushyira imbere umuco n'imyitwarire myiza, kuko umujyi wa Bujumbura ufite ingorane zihariye zituruka ku kuba ari wo murwa mukuru w'igihugu, akaba ari umujyi w'ubukungu n'ubucuruzi ukurura ibikorwa byinshi bifitanye isano n'ubuzima bwo kwishimisha mu buryo butari bwiza. Yaravuze ati, ubu buryo bwo gukemura ibi bibazo si ukubifata nk'ibito, nibyo bitera gusenyuka kw'imiryango, ubukene n'ubusambanyi. Nimusukure uyu mujyi mugabanye uburara. General Major Aloys Ndayikengurukiye wahawe kuyobora intara ya Bujumbura yasabwe kurwanya ibi bibazo atabogamye, agakorana n'inzego zose zishinzwe umutekano n'imiyoborere. Perezida yamusabye kudafata ibibazo by'inzoga zikaze, ibiyobyabwenge n'ubusambanyi nk'ibyoroheje, ahubwo akabihagurikira nk'ibibazo byangiza umutekano w'abantu n'iterambere ry'igihugu. Perezida Ndayishimiye yanavuze ko Bujumbura hagiye gukazwa ubugenzuzi ku macumbi, utubari n'ahandi hantu hifashishwa mu bikorwa byo gusambanya abagore bashatse cyangwa se abagabo bajya gusambana n'abandi bagore kandi bafite abagore babo. Abaturage bamwe bo mu mujyi wa Bujumbura bavuze ko ikibazo cy'inzoga zikaze n'ibiyobyabwenge cyakomeje kwiyongera cyane mu myaka 5 ishize, ahanini bitewe n'ubukene, ubushomeri n'ihinduka ry'imyumvire y'urubyiruko. Hari abemeza ko iki kibazo gifitanye isano no kuba mu mujyi hari amacumbi n'utubari twinshi dukora amasaha 24 kuri 24, bigatuma byoroha kubona icyo kunywa
icyo kunywa n'ibiyobyabwenge igihe ubishakiye. Umwe mu bagore utuye mu gace ka Buyenzi yaravuze ati abagabo benshi baranywa inzoga zikaze kuva mu gitondo kugeza nijoro, iyo bageze mu rugo ntibashobora no kuganira neza n'umuryango, ibyo mu buriri byo ntibikibaho. Hari n'abandi bavuga ko hari urubyiruko rwinshi rusigaye rukoresha imiti itera akanyamuneza cyangwa se itera akanyabugabo mu buryo butemewe, ikaba yangiza ubwonko n'imikorere y'umubiri by'igihe kirekire. Mu Burundi ikoreshwa n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge ntibyemewe n'amategeko. Ingingo z'itegeko zihana ubucuruzi n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ziteganya igifungo n'ihazabu ku babifatiwemo, ariko bamwe mu baturage n'abasesenguzi bavuga ko hakiri ikibazo mu gushyira mu bikorwa ayo mategeko, cyane cyane mu mijyi minini nka Bujumbura. Perezida Ndayishimiye avuga ko ibiyobyabwenge n'inzoga zikaze bitagomba kurebwa nk'ikibazo cy'abantu ku giti cyabo gusa, ahubwo nk'icyorezo cyangiza igihugu. Yavuze ko bizasaba ubufatanye bwa leta, abaturage n'imiryango idaharanira inyungu mu kubirwanya. Tujye no kuri iyi nkuru igira iti Musenyeri Mbanda yashenguwe n'itorero Anglikani rya WALS ryemeye kuyoborwa n'umwe mu baryamana bahuje igitsina. Umuryango ugamije gukomeza no guha imbaraga inyigisho z'ijambo ry'Imana GAFCON wamaganiye kure itorero Anglikani rya WALS ryafashe icyemezo cyo kuyoborwa na Shervan usanzwe ari umwe mu baryamana bahuje ibitsina. Ku ya 30 Nyakanga 2025 nibwo Shervan yatorewe kuba umushumba mukuru w'itorero Anglikani rya WALS. Shervan niwe mugore wa mbere uyoboye itorero Anglikani rya WALS ndetse aba n'uwa mbere mu bo mu muryango w'abaryamana bahuje ibitsina uyoboye iri torero. Yari amaze imyaka 5 ayobora itorero mu gace ka Monmouth ko mu ntara ya Monmouthshire muri iki gihugu kiri mu bigize ubwami bw'Ubwongereza. Shervan yabaye arkiyepiskopi wa 15 mu bayoboye WALS, asimbuye Musenyeri Andrew John wagiye mu kiruhuko cy'izabukuru nyuma yo kumara imyaka 3 ayobora itorero Anglikani rya WALS. Gutorwa kwe kwavugishije abantu benshi bagaragaza ko atari akwiye guhabwa izi nshingano bijyanye n'uko ari mu muryango w'abaryamana bahuje ibitsina. Cyakora itorero Anglikani rya WALS ryatangaje ko ryimye amatwi abanenguye uyu muyobozi waryo mushya bashingiye ku byiyumviro bye mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. GAFCON yagaragaje ko gutorwa kwa Shervan biteye isoni ndetse ari ikindi kibazo ku myemerere ihamye ndetse ikwiriye itorero rya Anglikani. Arkiyepiskopi w'itorero Anglikani ry'u Rwanda akaba n'umuyobozi mukuru wa GAFCON Musenyeri Laurent Mbanda mu ibaruwa yandikiye abo muri uyu muryango yavuze ko biteye agahinda kubona itorero Anglikani rya WALS ryemera Shervan nk'umushumba waryo. Yavuze ko icyo cyemezo cyiyongereye ku bindi bibazo bibangamiye umuryango mugari w'abo mu itorero Anglikani. Yavuze ati icyemezo cy'itorero Anglikani rya WALS ryo gutora Musenyeri Shervan nka arkiyepiskopi ndetse n'umuyobozi mukuru n'undi musumari ubabaza ku isanduku y'imyemerere iboneye y'Abanglikani. Gushyira imbaraga mu itorwa rye kandi bizwi ko ari umwe mu baryamana bahuje ibitsina, Diyoseze ya Canterbury yongeye kumvira igitutu cy'ab'isi gihabanya n'iby'ijambo ry'Imana rigena. Yifashishije Bibiliya, Musenyeri Mbanda yagarutse ku magambo agaragara mu gitabo cy'Abaroma. Ni amagambo agira ati cyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize iby'imitima yabo irarikiye, bakora ibiteye isoni, bononana imibiri yabo, baguraniye ukuri kw'Imana, gukurikiza ibinyoma, bakaramya ibyaremwe, bakabikorera, bakabirutisha Imana rurema, ariyo ishimwa iteka ryose. Nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyonona, ndetse bigeze ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe, kandi n'abagabo nuko bareka kugirira abagore babo iby'imibiri yabo yaremewe, bashyushywa no kurarikirana. Abagabo bagirirana n'abandi bagabo ibiteye isoni, bituma mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo. Musenyeri Mbanda yakomeje ku murongo wa 31 mu gice cya mbere cy'igitabo cy'Abaroma aravuga ati
nubwo bamenye iteka ry'Imana yuko abakora ibisa bityo bakwiye gupfa uretse kubikora ubwabo gusa, bashima n'abandi babikora. Yasomye no mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 2 ku murongo wa 20 hagira hati, nyamara mfite icyo nkugaya, kuko ukundira urya mugore Yezebeli wiyita umuhanuzikazi, akigisha imbata zanjye, akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zirye intonora. Yavuze ko ikibi cyose gihabanye n'iby'Imana yemera ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ikwiriye, abantu bakwiriye kukirwanya bivuye inyuma. Ati tugomba guhagarara ku kuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse twifatanyije n'umuryango mugari w'Abangilikani ku isi bababajijwe n'ibi bikorwa byirengagiza ijambo ry'Imana. Tugomba guhangana n'igitutu gituruka muri bamwe mu bayobozi b'itorero Angilikani bashaka kuzana imigirire mibi yabo mu itorero rya Kristo. Musenyeri Mbanda kandi yagaragaje ko bifatanyije n'abo mu itorero Angilikani rya Wales bababajwe n'ibi bikorwa by'itorero ryabo bihabanye n'ijambo ry'Imana. Yagaragaje ko batangije Anglican Network in Europe nk'umuryango wabafasha gukomeza kuba Angilikani b'ukuri ariko bashaka kuva muri diyoseze ya Canterbury. Ati GAFCON iracyategeye amaboko abo mu itorero Angilikani rya Wales bashaka kurivamo kuko batagishaka inyigisho zaryo. Ntabwo muri mwenyine muri GAFCON. Yagaragaje ko bashaka ko ijambo ry'Imana rigirwa irya mbere mu muryango mugari w'Abangilikani bose, ndetse asaba buri mwizerwa wese kwakira amavugurura, kuko tutakwemera gukomeza guceceka ngo twemere ko ubuyobozi bubi buceceka. Si ubwa mbere abagize GAFCON bitandukanyije n'abo mu itorero Angilikani ry'Ubwongereza, ko mu myaka ishize nabwo bitandukanyije n'iri torero ubwo ryemeraga ko abaryamana bahuje ibitsina bavuye gusezerana mu mategeko bajya bahabwa umugisha. GAFCON yashinzwe mu 2008 igamije guteza imbere ijambo ry'Imana mu batuye isi no kwamaganira kure ibihabanye naryo, birimo n'iby'abaryamana bahuje ibitsina n'ibindi bisa nkabyo. Ni imyumvire ihuje n'abo mu ihuriro rizwi nka Global South Fellowship Anglican Churches, ihuza intara 14 muri 25 Angilikani ziri muri Afurika, Aziya na Amerika y'Amajyepfo. Abakristo bo muri GAFCON bari kumwe n'abo muri GASFA bagize 85 by'abakristo b'Angilikani ku isi. Reka dukomeze tubagezaho inkuru twabasomeye, aho Zari Hassan yahaye gasopo abashidikanya ku bana yabyaranye na Diamond. Zari Hassan yashimangiye ko abana yabyaranye na Diamond ari ab'uyu mugabo mu buryo butashidikanywaho, nyuma y'uko hari abaketse ko ari we watunzwe urutoki ubwo uyu muhanzi yavugaga ko hari abana arera ariko atazi neza niba ari abana be. Mu bana 6 bivugwa ko Diamond arera harimo abo yabyaranye na Zari Hassan, umuhungu n'umukobwa. Uyu mugore yavuze ko aba bana ari aba Diamond ntawe ukwiye kubishidikanyaho. Yavuze ati ntabwo yigeze avuga abana banjye, abandi bana ko murabizi ko muvuga abanjye kuko mukeneye ko inkuru zanyu zisomwa cyane. Iyo muvuze aba bandi ntabwo biba inkuru zikomeye. Abana banjye ni aba Diamond, iyo bitaba ibyo nari kuba narabashyiriye umubyeyi wabo wa nyawe. Uyu mubyeyi yavuze ko hatigeze ajyana na Diamond kugira ngo bapimwe DNA. Ashimangira ko hari n'ubwo abana be bijyana gusura uyu muhanzi muri Tanzania kandi ntabigireho ikibazo. Yavuze ati iyo nza kuba nshidikanya ntabwo nakabaye mbareka ngo bafate indege bajye gusura Diamond tutajyanye, kuko nakabaye mfite ubwoba ko bakora ibizamini bya ADN ntahari, ariko ndabareka bakagenda rwose. Diamond yakunze kwibaza ku bana ashinjwa kubyara, barimo uwo bivugwa ko yabyaranye na Hamis Mobeto ariko akanga gufata inshingano za kibyeyi, kugeza ubwo urukiko rutegetse ko hafatwa ibizamini bya ADN, nubwo bitabujije uyu mugabo gukomeza kubishidikanyaho.